stade Amahoro yuzuye, abandi bari hanze yayo. Abanyarwanda batari bake bari bategereje indahiro ya Perezida Kagame watsinze amatora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka ku bwiganze bw'amajwi. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma za Afrika bagera kuri 19 barimo Omar al-Bashir wa Sudani na Uhuru Kenyatta uherutse nawe kongera gutorerwa kuyobora Kenya bitabiriye uyu muhango. Ikindi kimenyetso cy'uburemere bw'uyu muhango. Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Nyuma yo kurahira, Perezida Kagame yashyikirijwe ibirango by'igihugu ko nshinga agiye kumushyikiriza nanone ibendera ry'igihugu. Akaba anamushyikirije ikirangantego cya Repubulika. Anamurikirwa ingabo abereye umugaba mukuru w'ikirenga. Mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye uyu muhango wo kurahira, Perezida Kagame yashimye byimazeyo abanyarwanda bongeye kumugirira icyizere. Ku bwa Perezida Kagame, iki cyizere nicyo abanyarwanda bifite hagati yabo ngo bimutera kumva ko gukomeza gukorera abanyarwanda birushaho kumutera ishema. Banyarwanda nagira ngo by'umwihariko mbashimire icyizere mwongeye kungirira. Ikiruta ariko ni icyizere mwifitiye ubwanyu n'ikiri hagati yanyu. Gukomeza kubakorera ni ishema ryinshi kuri jye. Ashingiye ku buryo bitwaye mu matora, Perezida Kagame yumvikanye ashyira imbere cyane gukorana n'urubyiruko muri manda y'imyaka 7. Mu bintu by'ibanze tuzakora mbere y'ibindi byose ni ugukomeza igihango cyo gukora ibyiza gusa dufitanye n'abasore n'inkumi ndetse abenshi batoye bwa mbere mu matora ashize kandi bakabikorana umurava, ubushake n'ibyishimo byinshi. Twese twabonye uburyo bafashe ya mbere mu matora, bikaba byaratumye akorwa nta kosa na rimwe rigaragaye. Nyuma yo kurahira, Perezida Paul Kagame ategerejweho gushyiraho Minisitiri w'Intebe uzamufasha gushyiraho guverinoma nshya. Perezida Paul Kagame atangiye urundi rugendo rushya rw'imyaka 7 rwo kugeza ku baturage ibyo yabemereye igihe yamamazaga. By'umwihariko Paul Kagame ubwo yamamazaga mu turere twose tw'igihugu yagarutse cyane kuzongera imibereho myiza y'abaturage, ariko by'umwihariko nanone yongera ibikorwa remezo byiganjemo amazi n'amashanyarazi. Tito Dusabirema, RoyalTV, i Kigali.